niba ukaba ari hari intebe zimeze gutya ukaba nta bushobozi bwo ukaraza umugabo ku nkeke mbese wowe umugabo nyabakire nteza twicara uzubona zimeze neza ko hari ne ubuse baraturusha iki uzubona rero bafite ifaranga zose zo kwigomwa Yesu umugabo neza guturika umugabo azarwara stroke kandi abagore ni benshi ngo ku cyumweru ngo runaka twabonye ko asenganyegana uje nyine gashwashwa ngo n'isi akabuza umugabo amahoro umugabo akahambira kuja kwiba we ni ukuri kw'Imana y'umuntu ngomba kabona iyo gana nayo renti ntarayabona ntarayuzuza kandi ubwo bugore ugasanga urayambaye nyina kubereye ntitunamenye ko ari gana kubera umutima mubi kurimo ahubwo umunyeshari uko atagira umutima mwiza uko umunyeshari n'umugome ishari n'umutima mubi birajana ahubwo bazavuga ngo ishari ni ryo mukuru w'uburozi aho nuvuga ngo nta munyeshari uzukunda nta munyeshari ukundana nuvuga ngo umunyeshari gusa yakubonye usibye uyu mupira ubwo usanga ari na so ariko uyu munyeshari akora ngo ngura mupira kinyambe ngo guranga wenda bakamuvuga wenda hamubwira ati wenda ni igihumbi ngaho ko nakibonye mwaje sinzokibura ko turahangana mu mupira imbere ko turahangana n'ukuri hari abantu abagore babayeho hano muri Kenya n'iwanyu mu Rwanda n'iwanyu muri Amerika babayeho gusa mu buzima bwo guhangana kandi abagore bagoye abagabo babo ni ukuvuga ngo uwo mugore nta terambere azigerageraho kubera yuko iwe yifuza ibitari ngombwa apana ni ukuvuga ngo bavugira ngo arebe ibikeneye avuga ngo umwana akeneye minerivare iwe areba ko akeneye ngo arene ngo yakase ku ngo nanjye ngo rose ngo umwana wakwini ngo Kate ngo yiga kuri kiriya kigo ngo razima ngo nabanje baje kuhiga. Hey guys, twongeye kuba ikaze kuri Destiny TV1 turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Yego twizeye ko mumeze neza natwe tumeze neza turashima Imana turabyutse biremera hanyuma muri gukora subscribe kweri cyangwa muri kuturebera ubuntu muri kutureba gusa no kuri mukore subscribe kuri Destiny TV1 kugira ngo dukomeze kwiga ibintu bimwe na bimwe kuri The Beauty muzamutubona musanzwe mutuzi ta bintu bifite akamaro duhaye tuvuga ngo biganuzanye mutibigira ngo ntibigira inyigisho sibyo nakugeza kuri The Beauty dukora itagira inyigisho ari tuzana ku Destiny TV tuzana ibifite inyigisho n'iyabwenge timugire ngo abantu ntabwengaga no kubakoresha igihe bashaka azuhamagara igubukene igihe utabashaka kubwirukanye so hano tuvuga gusa ibintu bibubaka kubera ko twasanzana kuri Destiny TV1 ari abantu bazima ari abantu bakunda ibintu byiza ari abantu bize ari inyangamuga nabo kuri The Beauty do bwaragiye twese twibera muri prank no muri game so uyu munsi rero twaje kwiganirira hejuru n'ubundi kuko twe turi abagore dukunda kuvuga ku bagore mukajya mutwumva nabi tugiye kuganira ku bagore batanyurwa baba mu ngo zabo bahora bameze ngo barameze amababa akabaye kose ngo nitwi ngo ni re abagore batanyurwa mu buzima naje gusanga ikintu kibi mu buzima no kutanyurwa noneho hari kutanyurwa bisanzwe nako hari irari risanzwe umuntu wese asangana irari means irari risanzwe hakaba hari n'indi rari ridasanzwe ko naryita ryo rari risanzwe ridasanzwe n'indi kwihana ukuntu uzugira nk'irari risanzwe aho gatiyeme numva nkumbuye kurya umuceri byose irari n'iki ntabwo kumbura umuceri uzi irari amarari habirari byiza harari ryiza rirahaba irari ryiza tajya uzigera ubona uzoshaka muri dictionnaire zose nta shari n'ubyo bavuga ngo shari ryiza ishari n'irari gabata uzi irari cyari cyo hari nukurarikira ikintu utanafite apana kugirisha akajya kugikorera ni ukuvuga ngo irari nirino bavuga ry'abagabo wenda bakora uraya n'iki iryo ntabwo aryo turi kuvuga ko turavuga irari ry'abagore mu rugo abagore batanyurwa bari mu ngo zabo iryo rari niryo turiho umugore akagenda yagera tuvuge kazami wanjye yagera asanga intebe zanjye zirasuku ziteye uku
akavuga ngo ntaguze intebe nk'izo nabonye ko ari kandi mu by'ukuri ubushobozi bwe n'umugabo we tibuciye n'izo yayicayeho yagize Imana arazibona ariko akavuga ngo izi ubwo nabonye zibereye Mwariine nanjye uko biri kose ngomba kuzitunga iri rero bikamukoresha akaba yabuze urugo amahoro. Oye mwe hari akantu kantunguye ngiye mu bagore ko kwigana n'izina rya Yesu kubera kuriya yameze kuriya nanjye ngomba kumerako kubera kuriya yambaye siperi kucumwe ngomba kwambara siperi muzasara mwiruke mutoragura amashusho ni ukuvuga ngo irari mu rugo nicyo kintu cya mbere iyo uba warurangije rwashize none irari ry'ibitanafatika ry'ubucucu irari ry'amafaranga udafite niba ukaba ari hari intebe zimeze gutya ukaba nta bushobozi bwo ukaraza umugabo ku nkeke ese wowe uri umugabo nyabakire nteza twicara uzona zimeze neza ko hari ne ubwo se baraturusha iki uzona rero bafite ifaranga zose zo kwigomwa Yesu umugabo neza kenda guturika umugabo azarwara stroke kandi abagore ni benshi ngo ku cyumweru ngo runaka cyabonye ko asenganyegana mujanye n'igashwashwa ngo n'isaya akabuza umugabo amahoro umugabo akahambira kuja kwiba we ni ukuri kw'Imana y'umuntu ngomba kabona iyo gana nayo renti ntarayabona ntarayuzuza kandi ubwo bugore ugasanga urayambaye nyina kubereye ntitunamenye ko ari gana kubera umutima mubi kurimo ahubwo umunyeshari uzi ko atagira umutima mwiza uzi ko umunyeshari n'umugome ishari n'umutima mubi birajana ahubwo bazavuga ngo ishari ni ryo mukuru w'uburozi aho ni ukuvuga ngo nta munyeshari uzi ukunda nta munyeshari ukundana ni ukuvuga ngo umunyeshari gusa iyo akubonye uyu mupira ubwo usanga ari na so ariko uyu munyeshari akubonye ngo ngura umupira w'inyambe ngo uburangahe wenda bakamuvuga wenda hamugata wenda ni igihumbi uko nakibonye mwaje sinzokibura ko turahangana mu mupira w'imbere ko turahangana n'ukuri hari abantu abagore babayeho hano muri Kenya n'iwanyu mu Rwanda n'iwanyu muri Amerika babayeho gusa mu buzima bwo guhangana kandi abagore bagoye abagabo babo ni ukuvuga ngo uwo mugore nta terambere azigera ageraho kubera yuko iwe yifuza ibitari ngombwa apana ni ukuvuga ngo bakubwira ngo arebe ibikeneye avuga ngo umwana akeneye minerivare iwe areba ko akeneye ngo arene ngo yakasuku ngo nanjye ngo rose ngo umwana wafini ngo Ketia ngo yiga kuri kiriya kigo ngo razima ngo nabanje baje kuhiga murakoze muzaho kwinakora amafaranga yarakubeshe ngo arayakorera wenda afite n'umusponsor yamuha sibyo cyane cyane rwose nawe uraho washedutse wakweduye iminwa umwana abana bari bakabigane n'aba ministre ni ukuvuga ngo rero tujye tureka imitima mibi kwanza umutima mubi ni uzana ishari cyane urwangano ubupfu iyo ishari ryajemo mani nta kintu utakora niyo habamo ibintu byose by'ubugome urakora ikintu cyose kugira ngo ugere ku cya kindi ushaka ngo intebe ngo ibitenge kandi n'ubwo abagore bubaga ngo ibitenge intebe ngo ku cyumweru ngo abandi baguze isombe ngo ririmo imifuka yesi kandi nuko kw'Imana wenda mwebwe ntabwo mufite amafaranga aciye isombe y'imifuka wenda umugabo aciye amafaranga y'isombe gusa ariko induru yabaye mu mifuka ngo se ngo kwa runaka ngo niba afite ifaranga nyinshi ngo kuturusha uko baguze imifuka ariko ngo ari kumana uko umugore akamajana k'ikintu ku mutima kandi gihe wababaye tubwire ngo umusore ku mutima akamagana kubwira undi mugore mugenzi ngo zo muri mugabo ngira ngo ndamubwira ngo n'umugabo utoca umufuka w'isombe kandi ngo wumvishe umuntu nyine umugabo utoca umufuka w'umusombe aho watira noneho bazabana burara kandi ubwo ataciye umufuka yaciye isombe ubwo wenda ari muri periode yo kwishura renti ari muri periode ya minerivare ari muri periode yumva ibiri atakataka n'ibitindi byose ariko we washeze ngo imifuka kandi y'umuriro kandi ugiye mufasa uko ayikumbuye si uko ayikeneye kandi n'uwo mugabo si uko yanze kuyica nuko kuwa gatandatu azojana na runaka na nyabeyi kugura isombe rero n'imifuka nyabeyi yangorewe cyane ni ukuvuga ngo
kubera ko bagira agakundi k'abagore bazaje kugura isombe ku gatandatu ntagomba kuguramo amafaranga yabataya atafite. So sinzi ko tuzogenza n'icyo kibazo no kubwihudumi esa abagabo babayeho izo ngo mubayeho muti babayeho nabi cyane bare munyebwirire babayeho nabi cyane. Imana mu ijuru ibatabare ibafashe mufite ibigeragezo mufite amapepo mu nzu kabisa kubera ko niba hari umuntu ugoye ku isi n'umugore utanyurwa nta kintu yishimira kandi iyo umuntu atanyuzwe ntabwo yishima kandi umugore utishimiye mu rugo byose biba byapfuye. So rero tujye kunyurwa niyo solution niyo nama twaje kubabwira tunyurwe na byinshi dufite tunyurwe na bikeya dufite kandi niyo wumva utanyuzwe n'ibyo umugabo wawe agukora haguruka ukorere ibyo wifuza kandi numara kubikorera ntukaze kubicurira umugabo kuko nawe igihe wanga twagati Yesu ubu nicyo kigezweho rero uri mu gukora akantu gato gusa ugacuruza amasutiye wavanamo 200 ugatangira gucura umugabo amata umugabo yaze ukamusukira kuri ayo mata yawe tugikora buri kujya amafaranga wasigaye ko izihe wamutunze ryari muzatera abagabo imitima y'umutume bakora ibidakorwa biyahuri rega ntugire ngo Yesu we ibaze gucurira umuntu amafaranga atanashinga uramutse ugiye ahantu ariho ufite responsibility zo kumutunga tuvuge ko iyo kandi wamutunga yazayamwiciramo cyane of course yes. So twige kunyurwa yo solution no kubana no guhana amahoro mu rugo partner wawe amahoro ubeho ubuzima bwanyu kuki ukunda kubanaho mu buzima bw'abantu nta muntu uzusa n'undi mu rugo ntabwo nzabaho nkuko kwinabayeho nzabaho nkuko mbayeho ntabwo byahura kandi siriko ko tugendana nkumva ikintu cyose kiri mu muntu kubera ko duhorana dukora akazi kamwe ntacundusha nanjye ntacunkurusha ikintu kirimo ngomba kukigira kandi ntabwo bibaho sinzi uburyo ubona amandi mafaranga aza muri uru rugo ariko nasheze ntashugaye dutse ntabwo ari byo. So twige kunyurwa no kubaho neza tubane tworoherezanye mu ngo wakira ibije nawe yakira ibyo uzanye mu bihurize hamwe mu biryo munyuzwe mukundanye Imana ibaho umugisha tuzasubira ubutaha mukomeze mukore subscribe kuri Destiny TV 1 kandi nukuri tuza gutanga isomo hano preze mugenda muri shire muri pratique sibyo nyamwumva tuvuze ngo kunyurwa isuzume uvuga ati ngewe buriya ndanyuzwe kugira ngo tworoherezanye ingo zacu zibe perfect. murakoze cyane.